muri uyu mwanya Imana yongeye kuduha, tugiye gutanga ikindi kintu Imana yaduhaye. Nkuko nababwiye ejo ko mu mwanya nzabasha kubona uwa nyuma, niko nabyita, kubera ko uyu mwanya nimva hano ndaba ndangije gahunda yanzanye hano. Tugiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kubwo bakizwa ni imbaraga z'Imana. Haleluya. Ku munsi wa mbere, ku bantu batabashije kubana natwe, uwo munsi twavuze cyane cyane ku busobanuro butanu bw'umusaraba. Umunsi wa kabiri ari wo w'ejo, tuvuga ku bitangaza byabereye ku musaraba. Imana ishimwe ko yadufashije. Ubu tugiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe bakizwa n'imbaraga z'Imana. Ubundi ikintu cyitwa ubupfu ni iki? Ubupfu ni iki? Ubupfu babura gato ngo babugire ubugoryi. Nuko iyo umuntu abaye cyangwa yiswe ikigoryi, haba hajemo kugoryama, bafite ingingo abura, bafite ikintu abura. Ariko ubupfu byo noneho ni ibintu bigaragara ku muntu muzima ufite ingingo zose, ariko biri inyoro, byo gusuzugurwa, bitari byo kubahwa. Pawulo yandikiye aya magambo, yayandikiye Abakorinto. Kandi Abakorinto bari bantu ki? Cya mbere, Korinto wari umujyi uturiye inyanja. Cya kabiri, ukagira icyambu cy'ubucuruzi kandi gikomeye. Icya gatatu, kuba warakiraga abacuruzi benshi mu buryo buri transit, bamwe bakahatinda cyangwa bakahabwara ijoro rimwe, ukabamo ubusambanyi bwinshi cyane. Hari niyo mpamvu mu gice cya 7 haje kuzamo iby'inzandiko z'ababazaga iby'ubusambanyi byo gushaka abagore n'ibigendanye n'abashakanye. Nuko uwo mujyi wari uteye muri make. Ndashaka kwivugira kuri ijambo rero. Ubu bupfu ni contraire, ni ikinyuranyo cy'ubwenge. Iyo umuntu ari umupfu, bitari umupfu w'intumbi cyangwa w'umurambo, aba afite ibintu akora bibuza ubwenge, bigawa, bigayitse. Ariko ni contraire y'iki? Y'ubwenge. Noneho uyu muntu ukora iby'ubwenge, umubwiriza harimo ijambo rikomeye rivuga ngo nk'uko amadahano yoshejwe na bosa anuka nabi. Ntabwo nzi niba mwene data mu gufasha inshuti yacu ahangaha ari bumenye icyo bita amadahano icyo ari cyo. Ni amavuta akuze bosheje, babyita ku yose, ariko ubundi ni ukuyateka, barangiza bakayaminina neza, niyo bita amadahano. Ngo nk'uko amavuta y'amadahano yoshejwe na bosa, iyo aguye mu isazi ngo anuka nabi. Uko ni kubupfapfa buke bwonona ubwenge n'icyubahiro. Ubundi ubwenge buvugwa ahangaha cyangwa ubupfu bwavugwaga ahangaha mu gitabo cy'Itangiriro, mu gitabo cy'Itangiriro batubwira uko umuntu wa mbere yaremwe yarabayeho, yarameze. Imana yari yamuremye ngo mu ishusho yayo. Itangiriro igice cya mbere 26, imurema mu ishusho yayo kandi ibona ko imuremye neza. Ubwo ndavuga Adamu. Igihe kiza kugera
ngo ibona si byiza ko aba wenyine, imukuramo urubavu irurema umugore we, umugore iramumuha. Itangiriro 2:18. ariko uko kuntu yari ibaremye ngo bari bambaye ubusa bimenye ntibakorwe n'isoni. Ibintu bingahe? Bibiri. Ntibabimenyaga ko bambaye ubusa. Icya kabiri, nta soni byabakozaga. Noneho aba bantu uko bari baremye, kuri bo ku Mana cyari ikintu cyiza, no kuri bo cyari ikintu cyiza gitumye batuje batekanye. Imana ibashyira aho Bibiliya yita mu ngobyi ya Edeni. Muri iyo ngobyi yabashyize irababwira ngo mbemereye kurya ikintu cyose, igiti cyose cyo mu ngobyi hano gifite imbuto ziribwa ndakibemereye, mbabujije gusa kurya igiti cyitwa ikimenyesha ikiza n'ikibi, igiti cy'ubwenge. Kubera iki? Aho hantu muhitondere. Kuki igiti kimenyesha ubwenge Imana yakibabujije? Ukuri Imana imfashe ukurikira amavugano, kuko ndimo nsenga Imana nyategura aya magambo numvaga akomeye. Imana yangiraga iki? Ni iki kibi Imana yabonaga mu kuba umuntu yagira ubwenge? Impamvu ngiye guhera ku bwenge ni uko hepfo yari amagambo aya turimo kwigaho haravuga ngo kuko Imana yasanze ubwenge bw'abanyabwenge igomba kubuhindura iki? Ubuswa n'ubugoryi. Ngo uko yamaze kubona yuko ubwenge bw'abanyabwenge budashobora kubahesha kumenya Imana. Kuki rero Imana yapfuye n'iki? Yapfuye iki n'ubwenge umuntu yagira? Habwa ngo ibiti byose biriho imbuto ziribwa. Yageze no kuvuga ngo yewe na cya giti gifite imbuto ziri mu tundi tubuto imbere, kuko burya ntabwo ibiti byose bigira utubuto imbere. Mu mwembe habamo zingahe? Si ikibuto kimwe. Muri avoka harimo zingahe? Ariko mu itunda ibyo byose Imana yavuga ngo ndabibemereye, ariko icyo mbabuje ni icyo giti. Ku munsi rero wo kugeragezwa inzoka iraza, bwa bwenge Imana idashaka yuko bagira iza yabugize ikintu cyiza. Tubisanga mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 7. Ishukashuka umugore, niwe yaganirije n'ejo bundi nabivuzeho, imushukashuka imubwira amagambo avuga ngo Imana yarabahemukiye ko yababujije kurya kuri kiriya giti. Kandi impamvu yabibabujije ni uko yari izi ko umunsi mwakiriyeho amaso yanyu azahumuka, amaso yanyu agahweza, mukamenya ubwenge, mukamenya ikibi n'icyiza. Harimo ijambo rivuga ngo mukamera nkayo. Tuhasome mu Itangiriro mwumve. Igice cya 1 mumbabarire, igice cya 3 abanditse mukosore, igice cya 3 umurongo wa 1. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzajye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi
twemererwa kuzirya keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, ahubwo Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. 6, uwo mugore abonye yuko icyo gitari cyiza gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ikigikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu wese umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenye yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini, biremeramwo ibicocero. Donc nuko ubwenge Satani arimo kwifuza ko bagira ni ubwenge Imana itashakaga yuko bagira. Ubundi Imana yashakaga ko baguma uko bari, bakabaho uko nguko bari babayeho. Nibwira ko ninjya kurangiza ndababwira ibanga ririmo buriya ari igiringiri mu ryo kuba twarakijijwe. Iyo Adamu na Eva baguma uko bari bibereyeho kuri iki, ikintu cyitwa kwifuza nta kiba kiriho. Kwaba kwifuza ibyo wenda wageraho, kwaba kwifuza ibyo umuntu yaguha, kwaba kwifuza ibyo wakwiha, nta kiba kiriho. Kiriya kintu kandi nanone ntabwo turi bukite kunyurwa, kuko mwebwe nanjye tuzi ko kunyurwa ari ukunyurwa n'ibyo utunze. Bino ntabwo turi bubyite richesse cyangwa trésor, turabyita gusa kubaho nk'uko Imana yaremye umuntu, nta zindi derangement zimugarukaho zibyifuzwa. Nta soni yari afite zabyo, bari bibiriho batyo gusa. Amagambo Satani inzoka yakoresheje ntabwo nayavugaho yose, ntabwo twabona umwanya, ariko cyane ijambo ndi butindeho ni rivuga ngo harya ni koko ni ukuri Imana yababujije kurya ku mbuto zo muri iyi ngobyi? Oya, ntabwo ari zose, byose turabyemerewe. Icyo yatubujije ni igiti kiba hagati. Inzoka iti ya poresha, sorry, impamvu yakibabujije jyewe ndayizi, unyumvira ariko wumve. Yagira ngo mutazamenya ubwenge, icya kabiri mukamera nkayo, icya gatatu mukamenya ikibi n'ikiza. Yarabahemukiye, yarabakoze. Mwatse ko yatubwiye ko umunsi twakiriye uretse no kukirya no kugikoraho gusa ko tuzapfa. Zukitireka da muzabaho. Umva nawe unyumvire rwose. Ubundi bavuga yuko ibyemezo byabereye mu nama utabamo uba ukwiye kugira icyo ubikoraho mu mategeko. Ibyemezo bifatirwa mu nama utabamo, si uko utari uhari kandi, oya, kuba utabamo gusa, utamerewe kubamo. Pratike ibikunaniye ibisengere cyangwa witwerereza. Satani atangaza aya matangazo agira ibyo yemerera abantu ashingiye ku kikwiriya nama atayibagamo. Ariko umugore akora ikosa ryo kuyumvira, ararya, aha n'umugabo umwanya tudo sweet bakirya, ubanza batararindiriye no kuzimara izo basoromye. Maso arahumuka, babibonye bashyira bugere barirukanka. Aba yishe gahunda nziza cyane ihoraho ya buri mugoroba yo gusurwa n'Imana kwa mwene data Adamu. Baragiye basesera ahantu barihisha, ya saha y'Imana iragera, izivuga ngo Adamu uri he? Asubiza avuga ngo
wa mugore wampaye ngo tubane niwe wakoze irya kabara yankoreye ishyano. Wa madamu se byagenze gute? Ni ya nzoka, ni inzoka. Mwahuriye se ubundi? Mukanya ifata ibyemezo byo guhana ayo magambo twayavuzeho. Ubwo rero hari ibintu bigera kuri bine. Icya mbere, bamenye yuko bambaye ubusa. Mbere y'ibyo bari bambaye ubusa ariko ntibari babizi cyangwa bakorwe n'isoni. Itangiriro 2:25. Icya kabiri, kubimenya byabateye kuyihunga. Umva ubwenge icyo barimo kuzana, ubwenge bw'umuntu. Ubu handi ku ijambo ryitwa ubwenge muntu bw'abantu, bwa bundi bahakanye ko budashobora kumenyesha umuntu Imana, bwabateye kuyihunga. Itangiriro 3:8 kujya ku 12. Icya gatatu, byazanye amakimbirane. Ariyo mpamvu umugabo mu kwisobanura yavuze ngo ni wa mugore wampaye ngo tubane. Bene data, mwibwira ko ari amagambo Adamu yavuze aseka? Nimureba hano mbabazi, mwibwira ko ari iriya jambo Adamu yarivuze afite mu maso hameze nk'igihe amubwira ngo sheri sha urakara, shushu urakagufka, sha uri umugore wanjye? Mwibwira ko aya masura ameze kimwe? No, ahangaha nge ndumva yabaye intare yose yariye karungu. Ndetse nuko yari atari yamenye kuvuga ati ni nyirashyano, ya kabutindi y'umugore. Oya, avuga ngo ni wa mugore umwe wampaye ngo tubane niwe nkoreye ibi ngibi. Iyo ni conflict yahise itangira hagati yabo. Uwo mwanya ahita haza ikintu bita umuruho. Umuruho ku mugabo niwe mperaho, umuruho. Iyo mpamvu dore muri abana hari n'amagambo amwe y'Ikinyarwanda mutanavuga neza. Mugomba kujya mumenya gutandukanya umuruho n'umunaniro. Ndasubiramo, mugomba gutandukanya umuruho n'iki n'umunaniro. Mwagira Icyongereza cyinshi n'Igifaransa cyinshi n'Igihinde cyinshi n'Igitaliyane cyinshi, Perezida wacu aherutse kuvuga ngo kimwe mu bintu bikirinze Abanyarwanda aho bajya hose, ururimi rwabo n'umuco wabo, ngo bikomeje kwirinda cyane. Mutandukanye umunaniro n'iki n'umuruho. Ntabwo Adamu yagize umunaniro no, ahubwo yagize umuruho kandi ugomba kumwokama. None warabakurikiranye mwese, si ngombwa ngo ube ugiye guhinga cyangwa gutabira imyumbati. We baramubwiye ngo kuva nonaha uzaniye ubutaka bwose kuvumwa, uzajya ubukuramo icyo kurya wiyushye akuya. Uwo mwanya baramubwira ngo bugiye kukumerera amahwa n'ibitovu, uko buri igiti cyose tout arbre des épines, igiti cyose cy'amahwa cyameze par punition. Ntabwo igiti cy'amahwa ntabwo cyaremwe, ngo cyarameze. Iyo mpamvu mwumva ishyamba ngo nikimeza hakaba n'iriterano. Hari umuntu utera amahwa? Nuko rero uyu mugabo ahera ubwo ngubwo avant de cultiver arabanza atema iki? Ishyamba. Mu kuritema atwike. Kandi hari ibiti udashobora kwahuramo umuhoro n'inkonzo ngo uratema utabanje gutwika, cyane cyane hari imifatangwe n'imigeyo n'imihengeri n'imisagara n'iminyonza, byose n'ibiti by'ishyamba. Abari bayemo bararizi ubwo ngubwo. Umuruho umutangira ubwo ngubwo. Icya kabiri kinjiye ako kanya ni umuvumo w'ubutaka, ari byameje amahwa y'ibitovu. Icya gatatu kinjiye ni iki? Ni urupfu. Tubisanga mu Itangiriro igice cya 3 umurongo 17 kugeza ku 19. Impamvu nshyizemo urupfu ni iki? Nuko umurongo usoza iyo disikuru y'Imana
uravuga ngo hanyuma y'uwo muruho wo kubona icyuryo urushye, wo gutema ishyamba n'ibitovu, ukazareba gutabira, ugahinga kumbati, akumbati kakazamara imyaka 3. cyo kora ingoma ya Kristo ntabwo itazatunganya disi. Ingoma ya Kristo yazanye n'imyumbati y'amezi 3. ubundi imyumbati umuntu yayitabiraga arimo ashaka fiance akazamusaba nyuma y'umwaka umwe, mu wundi akazakwa, mu wundi akazajya gutebutsa, akamuzana nyuma y'imyaka 4, wari fiance batabira akaba ari we nika imyumbati ya mbere. None ubu ngubu ni ugukozamo bikaba yaje. Ariko ubundi umugabo yajyaga kubona akantu kitwa agafu, ikivunde, ubugari, yayakanushye. Kandi kugira ngo umuhungu bamwemerere ko ajya gusaba umugeni, yagombaga kwerekana igipimo cy'imyumbati, icyate, myumbati n'amahuge y'ibijumba bya gahungezi n'umufuka w'ibishyimbo bya kirya umukwe. Utarabitwereka ntitwakwemerera gusaba umugeni. Urumva rero ko umuruho watangiye hakiri kare. Mukurikire neza, uyu muruho uzanywe n'iki? Uzanywe n'iki inzoka yabwiye Adamu gushaka cyitwa ubwenge. Mwibyo ko ndi kwijambo rivuga ngo Imana yapfaga iki cyangwa yangiraga iki ko umuntu agira ubwenge. Ubwenge bwahise bugabanya iminsi yo kurama. Itangiriro 3:22. Ntabwo nibwo mpasomo, nta gihe dufite. Bwahise bugabanya iminsi y'iki yo kurama k'umuntu. Kandi iyo tuvuze umuntu ahangaha mujye mwumva umugabo. Bashiki banjye mumeze mute? Nituvuga umuntu hano mujye muhita mwumva umugabo. Yes. Yo mpamvu umugabo hari umunsi bamwita enome, akaba n'umunsi nanone bamwita enome, kandi bakaba bavuze abantu batandukanye. Ubundi mbese urebye mwebwe ni pièce de rechange. Oya mama ni muhumure, muri ingenzi cyane. Batababonye se ntibayakanura ahubwo nurebe ukuntu tuba tugandagaje twabyagiye ari mwe muri bo mwirukanka mutwitaho. Niba muri ni pièce ariko muri yingira akamaro. Noneho rero niyo mpamvu mwagiye mubona mu gitabo cyo kubara, igitabo cya 4 cya Bibiliya cya Mose, ibarura ryari ribujijwe ko umukobwa abarurwa. Nta muntu wabyaye umukobwa wavuga ko yabyaye, kuko ntabwo yabaga yabyaye umuntu. Ikindi nuko umuntu wese ufite umukobwa mu rugo akaba adafitemo abahungu yabaga afite ikibazo cyo gutabara ku rugamba. Ntabwo iyo habaga icyo bita conquête, kubohoza ahantu, uwo muntu batiraga kumuha aho gutura kubera ko atagize uruhare mu kurwana. Ni nayo mpamvu Yakobo, abantu bose barahabazi ko Yakobo agira abantu 12. Umubare munini muzi ko ari abo ngabo, ariko ntabwo ari we yabyaye wonyine. Agira umwana wa 13 witwa Dina, uvuka kuri Leya, ariko ntigeze abarurwa na rimwe. None byatumye abantu bose bamenya yuko Yakobo agira abana 10 bangahe? Na 2 gusa. Imana yumva idashaka ko arama, igabanya imyaka ye. Kuki rero? Impamvu Imana yagabanyije iminsi yo kurama y'umuntu kikaba kimwe mu byemezo bifashwe, nuko mu gitabo cy'Imigani havuga ko kimwe mu bintu bituma igihugu gitungana n'isi harimo urupfu rw'abanyabyaha. Donc iyo abanyabyaha barimo gupfa ni uburyo bumwe butunganya igihugu n'isi.
ariko iyo abakiranutsi barimo kurama, Imana ishimwe, Imana birimo igenda igwiza amaboko. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Niyo mpamvu mu magambo twasomye hano ejo bundi harimo ijambo rivuga ngo iminsi yawe nzagumya nyongerewe, uyirye, uyinyunyuze, uyiheregete, uyihaganyure, uyihaganyure. Nta bukenya buzaba mu bakiranutsi. Umuntu rero yongeye gukoresha ubwenge, aha mukurikire rwose, Imana ifashe mu bikurikire, mwumve ikintu Imana ipfa n'ubwenge bw'abanyabwenge budahesha abantu kumenya Imana. Umuntu yongeye gukoresha ubwenge mu gice cya 11 cy'Itangiriro, ngo bari baragiye bororokera hakurya y'ingobyi, kuko muzi ko nyuma yari amarorerwa yabayeho, ingobyi bayirindishije abamarayika ku marembo yo mu kwa abiri. Umuntu arirukanwa ajya hanze y'ingobyi kuruhirayo, urumva nta mbuto ziribwa zari zihari, yagenda arahanjagara nyine arahinga, cyokora nyine arabyara, abyara Adamu, abyara Kayini, akurikizaho Abeli. Mu minsi mike kubera icyaha Kayini yica Abeli, Kayini nawe Imana iramuhana imugira muke n'inzererezi. Itangiriro igice cya 4 cyose, cyane cyane guhera ku murongo wa 7 kugeza ku 22. Adamu n'umugore basigarira aho ngaho bonyine. Nusoma neza usanga ngo harashize igihe kinini nta kandi kana bafite. Nuko mu gihe kigize wa mugabo yongera gutwika umugore w'inda, niwe babyayemo umwana witwa Seti. Bibiliya ivuga ngo kuri Seti uwo nguwo niho bongeye kwambaza izina ry'Uwiteka. Amen. Ijambo kwambaza niho ritangirira igice cya 5 cy'Itangiriro. Kwambaza, not pray. Burya ngo gusenga ibingibi bya data twese, kwambaza biba bimeze nko gutabaza, nko guhuruza. Kwambaza kwa ruvuga ngo ubuse koko urumva uzatwibuka se? Yego amarorerwa yarabaye ariko aca inkoni zamba, yego cyaramwisha ariko nacyo cyarohoshye ntacyo, dushumbushe nyabuna. Ibintu nk'ibyo ngibi masengesho ameze ntarimo amarira cyangwa ahuruza cyangwa se aganya. Nyuma rero baragwiriye, kuko Kayini yaje kororokera muri urwo ruzerero. Ariko abakomotse kuri Seti, haleluya, barimo ba Metusera na ba Enoshi, kandi mutandukanye Enoshi na Enoki ntabwo ari bamwe. Agenda bagwira ngo baza kuba batuye ahantu igihe kimwe, ariko ni nyuma y'umwuzure, natambutse cyane nyuma y'umwuzure kuri wa 8 warokokeye mu nkuge. Ngo baravuga ngo ariko ko ndeba turimo kugenda tugwira, aho kugira ngo tuzatatanire hirya no hino, twakwiyubakiye ikintu cy'ikigorofa. Yego, mwatura hejuru y'undi, undatura hejuru, undatura hejuru, undatura hejuru. Wabiha abana kandi bakina drama babinkira none hangaha disiwe, bakabizamura ukuntu mbega itaje bakayerekana, hanyuma tukazagenda tukagera mu ijuru. Iyo badashyiraho ahantu hitwa mu ijuru, iyo bavuga ati twubake inzu ndende ariko ntibongeraho tukagera hehe? Soma wumve Itangiriro 11. Haba kazakora ku muntu burya. Itangiriro 11 haravuga ngo umurongo wa mbere, isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane, tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Ngo ni muri Juin baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana,
kwe gutatanira gukwira mu isi yose. Akantu nshaka ari kare ngo inzu y'amatafari ndende izagere hera kwijuru niho habakozeho rero. Uwiteka amanuka no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati dore aba ni ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babel, kuko ari Uwiteka yahinduye ururimi rwabo mu isi bose rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yubakiyemo yabakuriyemo akabatataniza gukwira mu isi yose. Iyi mirongo hano dusomye mushobora kuyongeraho undi uri hirya mu itangira aho twavuye. Uwo murongo uba mu gice cya mbere cya gatatu, mumbabarire, ku murongo wa 26, ahantu havuga ngo dore uyu muntu abaye nk'imwe yo muri twe. Ntabwo tujya kuhasoma. Umurongo uravuga ngo dore uyu muntu abaye nk'imwe yo muri twe. Yego, abaye nk'imwe yo muri twe. He began like one of us. Imwe mu nkisi, imwe se ninyi. Reka mbivuge mu Kinyarwanda cyiza, abaye nk'Imana imwe muri twe. Aya magambo nkoresheje nahari havuze ngo tumanuke, n'ahandi havuga ngo tureme, yose mujye muyakoresha muhagize umuntu bagisha impaka ku by'ubutatu, la Trinité. Mujye muyakoresha tureme, tumanuke, abaye nk'imwe, ninde watugendera, ibintu nk'ibyo. Iyo mirongo yose mujye muyikoresha muhanganye n'umuntu uje kubabaza ngo ariko se mugira Imana eshatu. Jumubwira uti no, ni imwe ahubwo yakoze mu butatu, abaye nk'imwe yo muri twe. Noneho rero ahantu dusomye, Imana mubonye ukuntu yahanganye n'iki kintu cyo kuzamuka, ubu bwenge bwo kubigerekeranya ngo bagere hejuru ku ijuru, noneho ngo bigumiraho be gutatanira ku isi. Bene data, nahise ntekereza ndimo nsoma n'amagambo, iyo bagumi Babeli simaye muba mwiga hehe? Muba mwiga he koko? Ko Taminadi bitariho, Salemu ntaho, ya Bangalore mwandataga ngo murayintumiramo, wenda cyari kumara kugera hejuru kikanabahwata bose bagashira. Reka Imana ifite ubushobozi bwinshi. Hari amakuru nasomye, nako n'umuntu wayambwiye umunsi yashize, nawe ngo yasomye kuri interinete, arayandika, yambwiye menshi, ndashaka kuvuga akagendanye n'ibyo ndimo kuvuga. Umuhungu umwe w'umuboxer utera ingume, witera amakofi, tera amakofi kabisa, kandi stade yose igahurura. Ngo yateye amakofi abantu benshi, anesha abantu benshi, maze yumvise ukuntu bamushima, bamusempa, bamushimagiza, bamwogeza. Ngo ageze aravuga ati hasigaye Imana. Ariko yazaje umunsi umwe tugakina kwe, nkayirebera ikintu data arimo arahangaha kuri, ntuzahangaha kuri cya kindi bakinira. Ngo arbitre waramubwira ati uvuze ijambo rikomeye, reka turarike abantu tubabwire ko kuwa gatandatu w'igitaha uzakina nayo, tubitangaze. Ibyo byose ni Imana, ubwo wowe nayo uzatinya tuzamubona, nuzanishwa tuzamubona. Barabitangaje. Saa muditaha abantu baraza, barakubita niyo nka, baje kureba aho umuhungu uzi ingume azakina na nyiri ububasha. Ngo stade yari yuzuye pe, umwana w'umuhungu ajya ahangaha
atangira arirega kwa kundi ari sihingara tuzara karega kacyohereza nyine kigafata umuyaga ariko yumva nyine ategereje kwiza ya ari cyushya ari kaza ari ityaza mbega vuga ati ubu minota 5 ibaye 5 ntabwo nzahantu ariko byanga bikundira iminaza byanga bikundira iminaza nizeye ko itanyicira gahunda kirega kongera kirega kitazura iminota ibaye 10 umusifuzi amaze unakora iki ati sifura bwira abaturage bose ko ishobora kuba yasunye gusuna murabizi yatinye otromandi yasunye buriya yabonye yaneshwa okay ifilimi ngo abantu bahaguruka bahurwamu ariko mu gihe bakiyagaye aho ngaho batari bahaguruka ngo batahe barimo babivugaho batese ubundi yayitumiraga babikomanta ibintu byinshi garacyari muri cya kintu bakinira amahangaha arubite nawe arimo aramuganiza mugatera kusuku kwera ngubi yiza kweri mungate nari kwita nyereka nyine ebwana ndumva nibwira ko muzi cyo bita mustike mustike mu cyongereza sinzi bakita gake mubu ye nuko nguko umubu kandi muzi ko imibu nayitanga na buryo hari umubu nguyu munini mbega uza kurya umuntu hakabona kandi kibera mu bivuzo no mu mbetezi haje ko ngakoro kibera mu bivuzo cyangwa mu bikatsi kamwe ko mu bikatsi byanutse byashaje kaba mugiye muzuru kajya muzuru mubura muzamuka aho sur place yitsamura nk'inshuro 8 yitsamura izindi nk'eshanu ziba 13 onatangerembuye bati n'umubu yewe n'umubu ubwo ariko bavuga mu rundi rwo n'umubu kazumbe kaje gucya mbega kwinjiramo bya ute kakagiye ngo bamuvana bamujyanye mu bitaro mbere yo kwinjira mu bitaro abarabushoni barapfuye arubitru bwe yasize bamushyize muri morgue aragaruka yegeranya abaturage batari bataha ntabwo ati Imana imunesheje ndeba Imana imunesheje ndeba ngewe arubite ati kandi Imana imunesheje akantu gato cyane ntabwo imurashe imunesha nakantu kagasimba kagashenze kamabwa imutumye gusita intunganyizo uriya mutipe reka mbabwire bene data ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuswa ku muntu utubaha Imana umugabo umwe witwa Hezekiya très bien Hezekiya n'undi mugabo bita Yehoshafati amina n'undi mugabo witwa Asa abo bagabo uko ari batatu mfite ibintu nabavugaho ariko ngiye kuvuga ku muntu umwe umugabo witwa Yehoshafati yagiye kurwana ngo amenye ubwinshi bw'ingabo zigiye kumutera cyangwa zamuteye ngo aravuga ngo Uwiteka Mana uvuna abanyantege nke kubakomeye nkurikije umubare w'ingabo menye zanteye ntaho nahera ndwana ntabwo nirwo nkora operation yo kugira ngo nohereze ingabo no ngiye kure kundwanirire bigaragare kuri Imana yacu ngo Imana yamubwira iti kubwo kuba byonyine gusa uvuze uti ngaho ndwanirira ukabungiza umugaba mukuru ku rugamba ukabumvuza uryo nkunda umuntu unkuza rero kanze nkurwanirire haleluya Imana inyura ahantu hari amavubi maze izanamo nka 13 bushari 10 na zingahe dore 13 iratubwira iti go mugende mu nkabukire bari abagabo ivubi rikaza ntirirye mu ivi ntirirye ku rutugu rikarya umunwa rikarya igihene ukabyimba
umuntu ukabyimba cyo hejuru n'icyo hasi bigahura, gihene cyo hejuru n'iki bigahura. Abagabo amavuba arabarya arabirukana umugenda jugujugu ntirimutwinge ku gikanu kandi rimuri inyuma rikiyara rigaza gutya rikamukubita nkaha, genda naguhaye shahweya tiku dwinga umuntu shahu mavuba arabirukana. Uwo mugabo yaje kugira intege nke, ngo agize intege nke atanga ruswa ku mwami wari ugiye kumutera, ngo Imana namubwira ngo asa urampemukiye kumva utinyuka gutanga ruswa ugatugira umupagani udasenga, n'amavubi nakoresheje nkakwirukanira abantu bitwa abarubimusha nkakugwaniriza abanyetiyopiya sha urampemukiye, bagomba kunyuka nyiringira. Buriya rero dufite Imana ikomeye cyane, ariko izo ni imbaraga kubakizwa. Kuba tubaha Imana ni iki? Ni ubupfu. Kubarimbwa ni ubupfu. N'ubu rero murabona ko yahinduye ubwenge bw'abantu nk'ubupfu kugira ngo ikirishe abantu ubupfu bw'ibibwirizwa. Ngeze ku ngingo ya kabiri ivuga ngo iyo umuntu akoresha ubwenge bwe, ubwenge akabukoresha ashakashaka kumenya iby'Imana, ariko ashaka kubimenyesha ubwenge, muri make akabikoramo recherche mu buryo logique bw'ubwenge gusa, bene uwo muntu atinda kwizera. Ndahamagaza aho ngaho gato. Nabonye benshi, mwabonye benshi aho mwize, i Butare wabonye benshi, Yorika wabonye benshi, Uniraka wabonye benshi, Kiye wabonye benshi, Kimu niba mwaraje yaratangiye mwabonye benshi. Umuntu wese urimo gushakisha Imana ubwenge agakora recherche mu byayo akoresheje iki? Ubwenge, bene uwo muntu atinda kwizera no kuzamukonvenka. Niyo mpamvu kuba convaincu no kuba converti bitandukanye. Kuko convaincre ni ukwemeza umuntu mu magambo kugira ngo bati bwana ndemeye kabisa uranyemeje, etre convaincu. Ariko converti ibyo ni iki? Noneho ni ukwizera ibyo wemeye kandi ukabifata nk'ukuri bikaguhindura. Bene uyu muntu rero ukora atya ushakisha iby'Imana mu bwenge atinda kwizera. Nabonye benshi, nawe wabonye abandi benshi. Kuko kwizera ari imbaraga zikorera mu muntu ako kanya, akemera, akizera, akatura, agakizwa. Amagambo ane. Kwizera ni imbaraga zikomeye zitarwana, ni imbaraga ubona zidashyiraho ingufu, zikora bucece, ariko ukabona zihinduye umuntu. Mutinye ikintu Bibiri ivuga ko ari cyo fondasiyo y'agakiza. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 9 haranditse ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza mu ijuru akabarwaho gukiranuka, yakwatuza akanwa agakizwa. Umurongo wa 14 ngo ariko se bamwambaza bataramwizera, bamwizera bataramwumva, bamwumva bate ntawo babwirije, ngo kandi bababwiriza bate batatumwe. Imana dufashe cyane. Kwizera, ayo magambo ari mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 1 agaragaza ko kwizera ari ikintu gikomeye. Tuhasome Abaroma igice cya 10 umurongo wa 1. Abaroma igice cya 10 umurongo waho wa 1. Bene data, iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe.
ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje umva ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana, kuko Kristo ari wa mategeko asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko ati ugusohoza azabeshwaho nako, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya kuti. Ukibaza uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru? It means bisobanura ngo kumanura Kristo. Ikindi ntukibaza uti ninde uzamanuka ikuzimu? Bisobanura ngo kuzamura Kristo umukuye mu bapfuye. Ahubwo ukwizera kuravuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Amen. Ibi bibazo dusomye ahangaha ni ibibazo umuntu urimo gushaka gukiranuka ahanze kuguhangano yihangiye, ni ibibazo umuntu urimo gushaka gukora recherche n'ubushakashatsi mu by'Imana akunda kwibaza. Hano murabyumvise ngo nakameme ngo byose ngo nde wabyemera? Ubuse ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru ajye kumanura nde? Kristo. Kasha ubuse Kristo azamuka se muri ascenseri? Base niba yabona helicopter azayitegera he? Yazibeshyese kare kunazakocora amazuru hasi akayasenura. Ungo cyanga ninde uzamuka kuzimu akajya kumuzamurayo ko bamuhambye tureba iyo kuzuka babinkureho. Donc urumva iyo umuntu yakoze iyo recherche ngo ikamunanira ntimugerere kubyo ashaka, ntabone good result, ngo yihangira iki? Gukiranuka kwe. Ndamufite umugabo umwe wize philosophy w'inshuti yanjye. Uwo mugabo yize Uganda, naha yarahize, arakuza arashaje. Mu minsi yashize yigeze kuba vice mayor, kera tugifite uturere twa Gisozi, twa Kacyiru n'ibindi. Mbabwira amagambo uyu mugabo yambwiye, kandi amagambo avuga ukumva ameze nk'ushaka kubaha Imana, ameze nk'uwayimenya, ameze nk'uwayigisha abantu. Yamwe ngo Michael, ngo Imana ngo is very very able. Akina n'Imana sha Michel, ngo jya ugenda uyibwirize nyine, ariko nanjye mbonye akanya shawo ngo nayivuga, kandi ngo ntarakizwa, ni umunywi w'inzoga, ni umupagani nk'abandi bapagani bose. Ajya kumbwira ati akina n'Imana ikwihera udutorosho tutubiri udutara tubiri ikatukwihera, ampure za moto zigashirira, matara maremare y'imodoka agashya, ukagura izindi za ampure nazo zigashya, ukirebesha utwawe. Ubwo aravuga utu, arongera turakina n'Imana ikwihera amapina y'abiri, abambara bandage n'abambara za Michelin bakambara begashira, bakagura andi mapina, ariko yawe nta kujya guhindura. Aravuga ibirenge ngo bitambaye inkweto, kandi ati niko ye, ati kera kose ati umuntu yajyaga agura isuka nshyashya y'umujyojyo niko bayitaga, yaba amashagu cyangwa isuka ya rugori, tugasanga mu minsi mikeya ayihingishije imyumbati cyane cyane mu mucanga. Yajyaga kumara guhinga imyumbati yarabaye ifuni, ari kuzarebesha izi majagu zacu nyiri ububasha yatwihereye, ntizigimba ntizibudufuni da. Yagiraga ibintu by'ubushakashatsi ariko na n'uyu munsi tuvugana banda zaje kurangira, uburere bwa Kacyiru buvaho, ubwage twa Gisozi tuvaho, twose aricara ajya kwiga hararangiza, ubu aricaye. Kubona agakiza byaramugoye. Inyuma ye hamaze gukizwa abantu benshi, abato n'abakuru, abakomeye n'aboroheje.
umugabo na n'ubu kwakira agakiza byarananiranye, akomeje kwivugira ibintu, akora by'ubushakashatsi ku Mana no ku bintu byayo, ariko bidafite aho bimugeza. Ijambo barimbuka n'iki? N'ubupfu, ariko kubakizwa imbaraga z'Imana. Ndakumenyesha ko hari umwana uri iruhande rwe wakijijwe nyuma yo kuvuga ayo mateshwa. Wenda ubu ngubu umaze kuba umuririmbyi, umaze kuba umuvugabutumwa kubw'imbaraga z'iki? Z'Imana, ariko waracyari aho yahoze. Na n'ubu nta kintu arevuriwe, nta kintu arageraho na kimwe, nta mpinduka. Kuko ubupfu, ubwenge bw'abanyabwenge Imana yabuhinduye iki? Ubupfu. Abisiraheli rero barimo n'abashubifu, abayuda banze ubye bananiwe kwizera kubera kurebera ibintu byose mu bwenge, mu mateka. Na Yesu uwo bita une pierre d'achoppement, ibuye ribasitaza n'urutare rugusha. Impamvu buriya bamusitayeho ngo nuko bamurebera mu kintu cya genealogy, bakamurebera mu kintu cy'inkomoko, epfiriye aturuka, bakamukura bakamuzamuka, bati wapi, nta Mesiya umurimo disi weya, ni mwene Yosefu na Mariya, avuga epfara turahaza. Icyo cyatumye bamusitaraho, kubera ko bamurebeye mu ki? Muri histoire, mu mateka. Ubwenge bw'abanyabwenge Imana yabuhinduye iki? Ubuswa. Abarimbuka rero ni bande? Ngiye kurangiza. Abarimbuka ni bande? Ni abananiwe kwizera, kandi nabisobanuye. Abakizwa ni bande? Ni umuntu wese wizera. Yohana 3:16 niko havuga, ni Yohana 3:19 ndetse n'umurongo wa 36. Umwizera ntabwo azacirwaho iteka, ariko utamwizera uba amaze kuricirwaho. Ijambo rivuga ngo sinkirata ikindi. Uwo ni Paulo waryandikiye Abagalatiya. Ariko njyewe sinkirata n'ikindi, ndirata umusaraba wa Kristo. Haleluya. Wateye kw'iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye mbere iby'isi nk'ubambwe. Nshaka ndagiriza, izi ni imbaraga zikomeye z'umusaraba. Abagalatiya 6:6 niho muzabisanga ku murongo wa 5, bambere 6:6 umurongo wa 14 n'igice cya 5 umurongo wa 24. Ndirata umusaraba wa Kristo, wateye ubye, watumye iby'isi bimbera nk'iki? Subize numve. Nk'ibibambwe, nanjye mbere iby'isi nk'ubambwe. Ahantu harimo imbaraga zikomeye cyane. Bakristo, mumenye yuko buriya abanyabyaha, abapagani bibaza ukuntu tunesha iby'isi. Waruzi uko buriya ubuzima ubayemo, wa musore we, wa mukobwa we, waruzi ko ubuzima ubayemo bwa gikristo, ubuzima bukubahisha Imana, ubuzima butuma unesha iby'isi kandi uyituyemo. Waruzi yuko ab'isi garagura, ab'isi ziringa, mu rwagwa, mu itabi, mu busambanyi, mu bibi byose, waruzi ko bibaza imbaraga zibigushoboza aho turuka? Wagira ngo wabasha kuzisobanura se? Ntabwo bikoroheye, ntabwo bikoroheye. Ariko ni ukubera iki? Ndagira ngo umenyeshe ko nawe uri umuntu nk'abandi. Nawe wareyajisa, reaction yawe iracyakora. Nawe uri emotionnel, nawe warakara, reka nawe wasambana wambaye umubiri, reka nawe wakora ibya, reka nawe wanywa itabi, reka nawe warya ibyo abandi barya. Ariko dore ibanga ahantu riri, iby'isi bibambye ahantu, nawe ubambye aha. Cyokora murarebana, birakureba nawe ukabireba, ariko ari wowe ntubishyikira, ari nabyo ntibigushyikira. Bikureba en distance, bikureba ahantu bitakora. Haleluya. Naho Paulo komora amagambo avuga ngo ndabandikiye ngewe Paulo, imbohe n'imbata ya Kristo. Waje ngo saboshye gute? Waje ngo saboshye amaguru? Waje ngo saboshye amaboko? No, haboshywe ku musaraba. Abagalatiya 2:19 20 haravuga ngo bambago na Kristo, ngo ariko ubu ngubu ndiho,
ngo nyamara si jyewe uriho, ni Kristo muri jyewe. N'abagabo mwe muri ahangaha, uriya mujyi wa Kigali mureba nawe ukandagiyemo muri 79 nibwo nawugezemo. Ukuntu wagiye uzamuka ndabizi byose. Hariya kwa Rubangura hari igicupa cya koka, niho hari urukiko. Ahahoze minisiteri bitaga Minimarti inyuma ya Beka, aho Beka yongerereye inyubako yayo, hari ku mwami mu rugo rwa rw'ubusisi umutware, ariko muri presidence haruguru yahoze ari presidence yo kwa hari ku mwami. Ndahaza amatongo nayasanzemo, muhima mpyisi ndawuzi. Nareba ukuntu byevuriwa, imihanda itungana, haboneka aho kubyinira naho guceza, urunywero naho kuryama ku manywa kandi abantu badasinziriye. Ibintu byinshi cyane, uko abantu bagiye bamenya aho yogoshesha, ubwanwa bwa zero fote, ubundi bumeze bucyagujya tuntu nk'uto twiza tw'abantu bagenda baconga utuntu mbega. Ubundi bwajyaga butwereraho, niyo twamenye aho tubutunganyiriza dutyo. Byose byaje tureba reka. Biza tureba. Ariko icyo nshaka kubabwira ni iki: uko kuntu umujyi wagiye ukura ugwiza utuntu nawugezemo nkijijwe. Kuva icyo gihe muri 79 nawubayemo mana. Ubu se ko nakomeje kuwukirizwamo. Abantu bambaye ibintu bigufi ndi mu mujyi wa Kigali, ngutiya barazifenura bazamura neza, amaguru bayashyira ku musozi, ndi mu mujyi. Na n'umunsi wa none amaguru yose nyabona kimwe, yaba asa na Michel, yaba ndasa ukundi kuntu. Michel ndi umuntu w'imbohe, musirikare umusaraba wa Kristo warambambye, hanyuma ubamba n'ibyo ngibyo bimbona bityo nkayibona ntyo, ngakomeza nkajya mu ijuru. Michel, haleluya! Kandi hari n'abandi bahungu bahabaye bakizijwe. Namwe muzakomeza gukirwa muhumure, niba umusaraba warabateye kubambwa ugatuma n'iby'isi bibambwa kuri mwebwe. Ariko izi mbaraga z'umusaraba utuma umuntu abambwa n'iby'isi bikabambwa. Izina ry'Imana ishimwe cyane. Ndashaka gusenga Imana. Twese twuname gatoya, mbabwire. Uyu munsi ni wa gatatu tuvuga ngo duhaguruke dusenge, wa gatatu tuvuga ngo duhaguruke dusenge. Ubu ntabwo nshaka kubikora gutyo bimwe bya twese nk'abitsamuye. Umuntu uvuga ati igiterane kirasoje, ndashaka kwibyisi imbere nk'ibibambwe, nkabera igisi nk'ubambwe. Imana imbabarira iby'isi nagiye ngongana nabyo bikanyanduza. Imana ingeze nagiye ngongana n'iby'isi bikancumuza. Kuri uwo muntu nubwo yaba umwe, nahaguruka mu mwanya we ndafatanya nawe gusenga Imana kugira ngo igiterane kiswe imbaraga z'umusaraba, gisige umusaraba ugusigiye fondation, gisige imbaraga z'umusaraba zigusigiye ahantu ho guhera, aho wahera ukubaka. Ntabwo imyaka yose irangira mu kwa 12. Umwaka w'intege nke wawe kuri wowe ushobora kurangirana n'itariki ya 8. Umwaka w'ibyaha kuri wowe warangirana n'itariki ya 8. Ejo itariki ya 9 ikaguhindukira umwaka wa mbere cyangwa bonane ufite ubugingo bushya bunesha. Urabyifuza? Haguruka mu mwanya wawe, ntiwirirwe hano imbere, uhagare mu mwanya wawe. Urakoze mwene data. Saba Imana ngo Mana, iyi tariki ya 8 ni imbere impera z'umwaka ku kintu cyitwa intege nke n'ibyaha. Ibuka umuririmbyi yavuze ngo none mwami wanjye ingeso wa mubi yanyanduje, nizishaka kubyuka ujye uzirimbura uzice. Vuga nka wa muririmbyi wavuze ngo none maso yanjye nawe matwi, munwa wanjye mubiri we, mwese muhimbaza uwankuye mu ngoyi. Ndashaka gufatanya nawe gusenga isengesho ngo Mana mbabarira iby'isi bimbere nk'ibibambwe,
nanjye mbere iby'isi nk'ibibambwe kubw'umusaraba. Naho ndangirije. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimira ijambo ryawe, ndagushimira imbaraga zawe. Bwa mbere kutubonera akanya turabigushimiye, uko kangana kose turabigushimiye, kuko ndabizi ko ijambo ryawe ritazagenda ngo rigaruke ubusa, ahubwo rizagaruka rizanye icyo waritumye. Icyo wari waritumye rero ni iki ngiki. Aba bene Data bahagurukiye imbere y'amaso yawe, urabizi intege nke zabo, urazizi ibyo bajyaga bacumuramo, urabizi aho buri wese akunda kugwa, urahazi. Hari ukunda kugwa mu mujinya, mu ntonganya, hari undi ukunda kugwa mu buriganya, hari undi ukunda kugwa mu irari ry'umubiri, hari undi ukunda kugwa mu irari ry'ibintu. Ibyo byose Yesu nibirangizwe n'imbaraga z'umusaraba. Haleluya. Imbaraga z'umusaraba nizibirangize ku buryo haboneka kunesha. Nibura kuva kuri no tariki uyu mushiki wanjye, uyu mwene Data akagenda agatangira kubakira kuri iyo fondasiyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo ryawe rivuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Ubwo bahereye ahangaha rero n'ibindi uzabibaha. Uzabaha ubwenge n'ubuhanga, uzabaha gutsinda amasomo, uzabubakira ingo, uzakora byinshi kandi byiza. Turabyizeye Mwami, ariko batunganyiriza ubugingo, bahe kuba urubyiruko runesha ibyaha mu izina rya Yesu. Abagabo barimo banesha ibyaha, duhe gutambuka muri ino si nk'abagenzi, duhe kwinyuramo nk'uko mu Kristo yatambutse mu isoko ry'imburamumaro. Ndagushimiye ko uzabashoboza, kandi nibakiranuka bakanesha ibyaha, bakaba muri ubwo buzima bunesha iby'isi, ndabizi imbere yabo ni heza. Urakoze ko byose ubikora, ndetse ugakora ibirenze ibyo nabasabira kubw'imbaraga zawe n'imbabazi zawe, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen, amen.